Karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe abaturage bafite intimba, abaturage barimo bararira cyane batabaza inzego zo hejuru ndetse kugira ngo zibatabare. Ni nyuma y'aho ikigo cy'amashuri gifunze abana babo bigagamo ndetse bakaba bagorwa no kujyana abana babo ku ishuri, bakaba barabuze ikigo babajyanaho n'ahandi hantu ikigo giherereye. Niko bavuga ko bagenda ibirometero 20 kugira ngo bagere ku kindi kigo, kandi bavuga yuko nta bushobozi bafite bwo kuba bano bana babashakira bisi izajya ibajyana ku ishuri. Bivuze ngo tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu byatumye kino kigo bagifunga. Icya mbere, ese iki kigo ni icya leta? B, ese iki kigo ni icya rwiyemezamirimo? C, ese iki kigo cyafunzwe kubera iki? D, ese koko aba babyeyi bangayikishijwe na kino kigo kubera ko cyafunzwe? C, ese iki kigo nicyo cyonyine kiba mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare? Reka rero tuze turebere hamwe ibintu bitatu, gusa abaturage barimo bararira cyane batabaza. Gusa ikibazo cya mbere kiragiti kino kigo cy'amashuri ndetse ntago cyujuje ibisabwa, cyabaye gihagaritswe by'agateganyo kugira ngo kibanze cyuzuze ibisabwa, cyangwa ba nyiracyo babanze buzuze ibisabwa kugira ngo kino kigo cy'amashuri cyongere gukora. Turaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Reka twerekere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba ahatujwe abaturage batishoboye, bavuga ngo ni mu midugudu y'abatishoboye. Abaturage barimo barira batabaza bavuga yuko ubufasha bemerewe kugerana n'iyi saha batarabuhabwa. Ese buno bufasha ni ubuhe? Ese bano baturage batujwe mu midugudu y'abatishoboye ubufasha bari gusaba ni ubuhe? Ese ubufasha bemerewe ni ubuhe? Abaturage biganjemo abakecuru, abasaza bagiye ku itangazamakuru bavuga yuko ubuyobozi haje umuterankunga ubemerera ubufasha kugera n'isa, barashaka kubahereza ubufasha bunyuranye n'ubwo basabye cyangwa n'ubwo babemereye. Turaje turebere hamwe ubwo bufasha basabye ni ubuhe, ese ubwo bufasha babemereye ni ubuhe. Guma kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo ano makuru nituyarambura uze kumenya imva n'imvano y'abana baturage batuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba batujwe mu midugudu y'abatishoboye. Ese ubufasha rwiyemezamirimo yabemereye n'ubufasha leta yabemereye abayobozi bo mu nzego z'ibanze batari kubashaka kububaha ni ubuhe? Guma hamwe rero kugira ngo uze gukurikirana kino kiganiro paka ukimenye. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ihangane ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Je mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe. Abaturage bari kurira bafite intimba, bahangayikishijwe n'ikigo cy'amashuri cyafunze bitunguranye, ubwo kimaze hafi ibyumweru bitatu gifunze, ndetse cyafunze batanateguje ababyeyi kugira ngo nibura bashakire abandi bana ikigo baba bagiye kwigaho. Bavuga yuko rero ibingibi babangamiye kwirirwana n'abana mu rugo, bitewe n'uko ngo baba bari kwiga bakazaba Rwanda rw'ejo, ndetse bakiga bakamenya ubwenge kugira ngo nabo bazayobore igihugu cyacu, cyangwa binjire mu ngabo z'igihugu, cyangwa binjire mu gipolisi cy'igihugu. Bavuga yuko rero aba bana ahantu babajyana ku ishuri haba ari kure cyane, kubera ko ni ukugenda ibirometero bisanga 10. Ubwo urumva ko umwana atagenda ibirometero bisanga 10 agiye kwiga ahantu nk'aho ngaho. Bivuga yuko yajya agerayo yakererewe, kandi no mu gutaha bivuga yuko yajya agera mu rugo bwije cyane. Iki kigo rero impamvu cyafunzwe ntago cyari cyujuje ibisabwa, cyafunzwe by'agateganyo, ariko ndetse iki kigo kirenda gufungurwa vuba kugira ngo abanyeshuri bongere batangire. Bavuga yuko kugifunga ari uko kitari cyujuje ibisabwa, ndetse umuyobozi w'akagari yavuze yuko iki kigo kizongera kigafungura mwino minsi. Bahumurije abaturage babwira yuko iki kigo mu minsi iri imbere bagiye kugifungura, nibategereze bihanganye. Nguko rero nuko ikibazo cyakemutse. Twagiye ku kagari, ikibazo bagikemeye bavuga ati iki kigo ntago cyujuje ibisabwa, ariko tayari iki kigo kigiye gufungurwa vuba. Nikidafungurwa bazashakisha ubundi buryo uko bano bana bajyanwa ku bindi bigo bakajya kwiga. Nuko nguko ikibazo cyakemutse. Ngayo nguko rero reka tuze twerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba. Abaturage bo mu mudugudu w'abatishoboye washinzwe kugira ngo utuzwemo abantu batishoboye, bavuga yuko bemerewe ubufasha, ndetse ubu kugeza izi saha bamaze igihe kirekire bisa naho ubuyobozi bw'umurenge bwafungiye byose, nyuma yuko bamaze ubufasha bwari bwatanzwe n'umuterankunga, kuko ngo babonaga ibyo bagenewe atari byo ubuyobozi bushaka kubashyikiriza.
nyabuneka ibi bintu ntabwo biba bigoye kubisoma ewana ni ugukora iyo bwabaga hari ibinyamakuru byandika nabi. Rero reka tubivuge neza, abaturage bavuga yuko hari ibyo bemerewe ndetse kugera izi saha ntago barabibona. Higanjemo abakecuru n'abasaza bagiye ku itangazamakuru bavuga yuko ibyo bemerewe ubuyobozi butari kubibahereza, kandi bavuga yuko inzara ibishe cyane. Bakomeza batabaza bavuga ngo ibyo bemerewe ntibabibahereze kubera ko inzara irenda kubatsinda mu nzu. Kandi abangaba batuye mu midugudu y'abatishoboye hari amafaranga baba bemerewe bahabwa na leta ya buri kwezi, gute bavuga yuko inzara igiye kubatsinda mu nda, inzara igiye kubatsinda mu nzu.